ariko iryo terabwoba ryose rigutuze, ndagira ngo urimbwirire ngo wowe imbere yanjye uri nk'urukwavu, ibyo naneshe. Yesu ashimwe bene data. Tugarutse mu ijambo ry'Imana, muri kumwe kandi na Pastor Nsanzumuhire Emmanuel. Reka dutangire dushima Imana. Mana, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ngushimiye kurinda kwawe gukomeye, ngushimiye imirimo ikomeye cyane wakoze, ngushimiye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Hagararana nanjye muri aka kanya, uherekeresha ijambo rya bimenyetso n'ibitangaza, ntabari nge na gato, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze ko mbishe gusaba no gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha, abadukurikiye kuri bibiri imbaraga zacu. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu bami ba mbere, igice cyaho cya 19. Turaza gusoma duhereye kandi no ku murongo wa 15. 19, 15. Reka twumve titire y'amagambo. Imana yiyereka Eriya. 15 haranditse ngo, Uwiteka aramubwira ati, genda usubize. Reka duhere 14. Ararisubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe, bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni njye njyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Amen. Iri jambo ry'Imana niryo tugiye kuganiraho. Uyu mugabo tuwusomye mu bami ba mbere igice cya 19, dusomyemo inkuru y'umugabo bita Eriya. Uyu mugabo wita Eriya yari umuhanuzi mu gihe cy'umwami Ahabu ndetse n'umugore we Ezabeli. Bari muri iki gihugu mu bihe byabo. Umwami Ahabu n'umwamikazi Ezebeli bimitse ibigirwamana ndetse bimika izindi mana. Biriya mu mateka yitubwira ko bari bafite abahanuzi 400 barenga. Hanyuma abo bahanuzi bari abahanuzi b'ibyo bigirwamana byabo, bari barabaje mu gihe cyabo. Bari baragomeye Imana, bicisha abahanuzi, bagirira n'abo bahanuzi bo muri icyo gihugu. Ibyo kandi babigiraga mu buryo bwo kugomera Imana. Hanyuma ndashaka kwivugira ku ijambo rimwe, cyangwa se umutwe w'iki cyigisho tugiye kwiga. Isomo ry'uyu munsi rirakubwira ngo, warwanye n'intare urazica, ariko urukwavu ruguteye ubwoba. Reka nsubiremo. Warwanye n'intare urazica, ariko imirindi y'urukwavu ruguteye ubwoba. Imana idufashe kumva ibi bintu. Watsinze intambara nyinshi, ariko imirindi y'urukwavu irimo iragutera ubwoba. Imana y'amahoro nitugirire neza. Imana y'amahoro nidufashe kumva ibi bintu. Yesu nahabwa icyubahiro kubwira ijambo. Yesu nahimbazwe kubwira ijambo. Uyu mugabo bita Eriya, muri aya mateka ye, Bibiliya itwereka ko yari umuhanuzi w'intwari. Bibiliya itwereka ko yari umuhanuzi ugambirira. Bibiliya itwereka ko yari umuhanuzi w'umunyembaraga. Bibiliya iduhishuriye ngo nuko aho twasomye kuri 14, ngira ngo nagize ishyaka ry'Uwiteka, ngo kuko ngo none baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Mpamvu Eriya yari arimo avuga aya magambo, yayaterwaga n'ubwoba umwamikazi Ezebeli yari amaze kumutera. Bibiliya yukomeje gusoma iki gice uhereye ku cyambere ukageza aha twasomye, yaramubwiye ngo ubugingo bwawe ninabuhwanya n'ubwo abahanuzi banjye bishe, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Amurahira iyo ndahiro igeze kuri Eriya agira ubwoba. Twumve Eriya wari wishe abahanuzi 400 akabamanukana akabica, hanyuma umwuka wa Ezebeli w'umugore ukamutera ubwoba, ukamwumvisha yuko ubugingo bwe buraza kubura, kandi yarishe ibihangage by'abahanuzi bisaga 400. Imana y'amahoro nitugirire neza. Hari ibintu birimo bigutera ubwoba, kandi wararwanye n'intare urazica. Hari ibintu birimo bigutera ubwoba, kandi wararwanye n'ibikomeye ukabyica, ariko uyu mwanya birimo biragutera ubwoba. Imirindi yabyo nayigereranyije n'iy'urukwavu.
urukwavu rugira imirindi ariko urimo urayikanga. Uru rukwavu narugereranyije na Yezebeli. Yezebeli arimo aragutera ubwoba kuko acuragurira iwawe. Yezebeli arimo aragutera ubwoba yuko uri kurara bagusohora mu nzu. Yezebeli arimo aragutera ubwoba ko wabuze icyerekezo. Ariko umva amakuru ndi kukubwira, wowe urabizi neza yuko wahanganye n'idubu, urabizi neza ko wahanganye n'intare. Musi umwe Dawidi abwira Sawuli, aramubwira ngo umva mwami Sawuli, njyewe ubwo nahanganaga n'intare ndagiye intama za data, ngo umwana w'intama ngo intare yarasimbukaga ikawucakira, ngo nanjye nasimbuka nkayicakira nkayivuvunura mu kanwa kayo. Mana y'amahoro nitugirire neza. Ari ibintu aka kanya kanonaha byaguteye ubwoba, ari imbaraga zamaze kugutera ubwoba. Izi mbaraga zigereranye n'urukwavu. Watsinze intambara ya mbere, ntabwo imirindi y'urukwavu iragukura mu byimbo. Watsinze intambara ya mbere, ntabwo imirindi y'urukwavu iri bugukure umutima. Hagarara ushikame kandi wongere ukomere. Mu yandi magambo ndimo nakubwira ngo komera. Hari intambara nyinshi watsinze, wagiye ku iseta uhava amahoro, ariko umuroza guhaye amasaha yo gupfa urimo uragira ubwoba. Wagiye ku rugamba uratsinda, wanyuze mu ntambara nyinshi zitandukanye, ariko umwuka w'iterabwoba urimo uragutera ubwoba. Uwo ni umwuka wa Yezebeli uri kugutera ubwoba. Ndimo ndakubwira ngo humura, kuko Uwiteka ahagurukijwe no kukurwanirira. Ndakubwira ngo humura, kuko Uwiteka agiye kugaragaza gukomera kwawe. Ndakubwira ngo humura, kuko Uwiteka agiye kunyuza iwawe kugira neza. Ibyo bigutera ubwoba byose ntacyo byagutwara, ibyo biguhagurukiye byose ntago byagutwara. Iyo ndwara urwaye ntacyo yagutwara, kuko hari izindi ndwara wanyuzemo ntizakwica. Hari ibindi bigeragezo byari bikomeye bitagize icyo bigutwara. Rero wikwambara uyu mwuka wa Yezebeli Eriya yambaye, kuko Eriya amaze kumva uyu mwuka umwinjiye, yatangiye kujya kuryama mu giti cy'umurotemu, ngo arangije yisabira gupfa, yisabira kuva muri ubu buzima. Nawe ushobora kuba usenza Imana, ukaba warabuze Imana muri ibi bihe duhagazemo, ukaba uyihamagara ukumva ntikumva, ariko ivugana nawe irakubwira ngo intambara watsinze niyo yari ikomeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Intambara watsinze niyo yari ikomeye kurutiye, intambara wanesheje niyo yari ikomeye kurutiye. Niki kiguteye ubwoba? Ko intambara ya mbere ariyo yari ikomeye, intambara ya mbere niyo yari igoye kuri wowe, intambara yawe y'imivukire yawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Amateka yawe akubwira neza ko waturutse ahantu kure, ahantu FM itavugiraga. Iyo urebye neza usanga warambaye tigano, iyo urebye neza usanga amateka yawe atarazwi, ariko ubu wageze mu mujyi, uri mu mashanyarazi, uri mu nkweto ushaka, ugenda mu modoka ushaka, ndetse niyo waba utayifite ariko urayigira kuko ntabwo ugenda n'amaguru. Ufite ubushobozi bukomeye, ariko ubwoba bwakwishe bw'ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo yagukuye iyo hirya hatabaga FM ikagutuza mu mujyi, iyagukuye kurya amamesa kuri Noheli, uyu munsi ukaba uri kurya ifiriti buri munsi, irashobora no kongera ikagutsindira iyi ntambara. Iyo ntambara uhagazemo, iryo terabwoba ifite ni nk'umwuka wa Yezebeli. Iyo ni imirindi y'urukwavu. Uko warwanye n'intare ya mbere ukayica, uko warwanye n'abadayimoni basa n'intare ukaba warababashije kubanesha, n'uyu munsi ni ko Uwiteka araguha kunesha. Uko yahaye Eriya kunesha abahanuzi ba Bayali 450 akabica akabamara, ni ko Uwiteka arakugabiza abanzi bawe, ni ko Uwiteka araguha imbaraga zo kunesha. Mva nkubwire ngo humura, umuri witerwa ubwoba, manzi usubiza amaso inyuma urebe intambara watsinze. Mbere yaho ugira ubwoba, ugatera ibitugu abanzi bawe, ugatangira kubunza umutima no kubereka ko hari icyo bari cy'inyuma yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo bereke ko ntacyo bamaze, ubereke ko iyo mirindi yabo nta kigutwaye. Uraza kubona urugamba rwirangiza. Intambara ya mbere imbunda ya mbere Satani agira, haleluya, imbunda ya mbere Satani agira ikomeye, ndi imbunda y'iterabwoba. Ni nawo mwuka yakoresheje wari muri Yezebeli w'iterabwoba. Haramubwira ngo ejo nk'iki gihe ngo ninaguhwanya n'abahanuzi banjye wishe, ngo Imana zizabimpore. Umuntu w'umugore yari yiciye abahanuzi ahari, undi se yabisha ari, ariko kuko yari afite umwuka w'iterabwoba wa Satani wahisuza muri Eriya agira ubwoba, tangira kujya kwihisha mu mavumo, atangira kujya kwinjira mu mavumo yihisha. Mva nkubwire, reka kwihisha, reka kujya kwicira inzira, reka kumva ko byagucikanye. Ivugana nawe niyo kwizerwa,
iyaneshereje Eriya niyo kwizerwa, iyabanye na Eriya yabana nawe, iyaneshereje Eriya yabana nawe, iyarwaniriye abakera yabana nawe. Umva nkubwire, munsi umwe Dawidi bamuta mu ishyamba, yari ari mu ishyamba atagira uwo wamurengera, yari ari mu ishyamba atagira uwamutabara. Icyo yakoraga yirwaga aragiye intama za Sesaya. Hari ibikoko, Bibiliya itubwira ko hari idubu, Bibiliya ikatubwira ko hari intare, ariko ngo karagira intama zase ntihagire n'imwe igenda. Aleluya! Uko yahangaye rero Goliyati akamuca igihanga akakereka Abayisiraheli, niko Uwiteka agiye kukugabiza imbaraga zo kunesha Abamediyani bari imbere yawe, izo kunesha imbaraga z'umwijima, izo kunesha ibiguhagurukiye byose. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari imbaraga zigiye kuza kuri wowe, hari umwuka wera ugiye kuza kuri wowe, hari ibimenyetso bigiye kuza kuri wowe, hari ibitangaza bigiye kuza kuri wowe. Haleluya! Reka kugira ubwoba, ubwo bwoba ufite nizo ntege nke zawe, kandi mu bwoba bwawe niho Satani azamuririze, ariko muri confidence zawe niho Imana izamurira amavuta yayo. Muri confidence no kwigirira icyizere niho Imana izamurira imbaraga zayo. Message iravuga ngo watsinze intambara y'intare, ntabwo urukwavu ari rwo ruri bukunanire. Ibi uri kumva niyo ni urukwavu, nuko rufite iterabwoba. Ibyo uri kumva byose ni iterabwoba. Ntabwo nzi iterabwoba rije ku buzima bwawe uko rimeze, ariko wowe uzi neza iterabwoba ufite. Niba ari iterabwoba ry'ubukene urarizi, niba ari iterabwoba ry'ubushomeri urarizi, niba ari iterabwoba ryo kudashaka, niba ari iterabwoba ryo kutabona umugabo. Ntabwo nzi iterabwoba ufite rigutuze, ariko iryo terabwoba ryose rigutuze. Ndagira ngo urimbwirire ngo wowe imbere yanjye uri nk'urukwavu, ibyo nanesheje mbere yawe nibyo byari bikomeye kukurusha. Rero wintera ubwoba, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, arampa kunesha nkunesha umuntu umwe. Niba ari umurozi uguhagurukiye umusubiriza utyo, kandi niba ari amagambo yasubiza utyo, niba ari ubukene ubusubiza utyo. Gusuzugura urugamba kwawe niko kurutsinda. Abahanga mu ntambara, iyo ugiye gutsinda urugamba ubanza kurusuzugura. Witegereje ingabo ziri imbere yawe, ntabwo waba ugitangiye urugamba. Yosuwa yohereza abatasi ngo bavuyeyo, ngo baje bafite muri ba batasi bagiye gutata Yeriko, ngo baje bafite incamugongo. Baravuga ngo twitegereje ngo twabareba, ngo tukamera nk'inzige, ngo kandi koko twirebaga tukabona turi nkazo. Umugabo bita Kalebu na mugenzi we ngo aravuga ngo reka ngo Uwiteka niba twishimira ngo tuzabarya nk'imitsima. Doko confidence za muri bo, uko confidence yaje nicyo cyateye Yosuwa kuritagura Yeriko. Umva nkubwire, confidence yawe no gusuzugura ibyo wita ibigeragezo nibyo biri buguheshe kunesha. Imana yuzuriza ubumana bwayo mu kwizera kwacu, Imana yuzuriza ubumana bwayo muri confidence yacu. Confidence Eriya yari yahagurukanye yamwemereye kwica abahanuzi 400. Confidence Eriya yahagurukiye ahagarika imvura, agahamanura umuriro, nibyo byamuteraga gukoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza. Mva nkubwire, ntushobora kwirukana abadayimoni utagira kwizera, ntushobora gutegeka imbaraga ya Sekibi utagira kwizera. Icyo nicyo gitumye nkubwira ngo uyu mwanya wa none ahangaha imbaraga z'Umwami Imana zikuzeho. Aka kanya amavuta y'Imana kubeho, kandi ukoreshwa ibikomeye, uneshe nk'unesha umuntu umwe, kuko nzi neza yuko Imana ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Duhamagaye mu izina rya Yesu Kristo amavuta y'Imana kuzeho. Duhamagaye ibimenyetso by'Imana bikorekere muri wowe, Mwuka Wera akorekere muri wowe. Ibimenyetso bizagumana n'abizera birusheho gukorekera muri wowe, kandi uhabwe umugisha wo kunesha. Confidence ize muri wowe. Nari mpamagaye amavuta ya confidence, nari mpamagaye ibimenyetso by'Imana, nari mpamagaye kugira neza kw'Imana. Nyemerera aka kanya kanone hakwizera kwawe kuzamuke kuruta uko abanditsi n'abafarisayo. Kwizera kwawe kujye hejuru, nibwo uzabasha gutsinda. Imana itugirire neza. Buriya ikintu bita iterabwoba nicyo kintu cya mbere Satani akoresha kugira ngo yihebeshe umuntu. Iyo ashaka gukubita hasi itorero, iyo ashaka kugusha umuntu, arabanza akamuca intege, akamwereka ko ibyo yizeye bitazashoboka. Imana y'amahoro itugirire neza. Narindi kukwinginga ngo nyemerera wiyongereremo ubundi bugabo, iyungemo imbaraga, iyumvemo imbaraga, nibwo uri butsinde. Yesu ashimwe. Wari ucitse intege, wari utangiye kuneshwa mu rugamba,
wari uri kumva umwuka wa Yezebeli ukubwira ko uzaneshwa, wari uri kumva umwuka wa Yezebeli ukubwira ngo nturangize umwaka, wari uri kumva umwuka wa Yezebeli ukubwira ngo ntuzashaka. Bwira ikigeragezo kiri imbere yawe ngo uwo ni umwuka wa Yezebeli, mu maso yanjye umeze nk'urukwavu. Hanyuma nanesheje intare, ntabwo urukwavu rurananira. Iyaguhaye kunesha intare iraguha no kunesha urukwavu. Tugiye gusenga. Imana nitugirire neza, Imana idufashe kumva ibi bintu. Reka dusenge. Mavuta y'Imana kuzeho. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, twatuye ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Kuri uyu nguyu wari uneshejwe n'urugamba, mu izina rya Yesu. Muntu wese uduteze amatwi, muntu wese uri kunyumva, wari ugeze aha hantu, wari ugeze ahantu acitse intege, hari ibindi bigeragezo yatsinze, none aha duhamagaje umwuka wera, duhamagaye imbaraga z'Imana zimukomeza, duhamagaye umwuka wo kwizera no gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Habwa gukomera mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibagirire neza kandi irusheho kubakomeza. Yari Pastor Nsanzumuhire Emmanuel. Shalom.